Iza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe ikindi gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye kubona ibiganiro byacu tugira twa-uploadinga buri munsi. So ndashimira rero nkuko nabibabwiye, ndakomeza gushimira abantu bagiye bamba hafi, abantu bagiye bakora subscribe, abantu bagiye basharinga ibiganiro byacu, ndetse n'abantu bagiye banyandikira muri section comment bakatwandikira bakatubwira ibyo tugomba guhindura muri video zacu. Abangabo ndabashimiye. So nibutsa n'undi muntu wese utarakora subscribe kugira ngo abe yakora subscribe kugira ngo ajye abasha kubana natwe 5 kuri 5. Nababwiye yuko iyi ngiyi ari Nyayo TV show ibagezaho amakuru namwe mutagiye mutabashije kubona amakuru mutigeze mwumva hane ha. Uyu munsi rero turagarutse, nifuza ko turi buvuge kuri Clapton Kibonke nkuko musangwe mu muzi cyangwa se nkungo mwamumenyere mu muturanyi. Nifuje ko tumvuga ibintu byinshi cyane kubera ko mu minsi yashize mu muzi Clapton yo hawo yari yarwaye, yaho yatangaje ko yari amaze igihe kinini cyane arwaye kuko uburwayi bwiwe bwatangiye yiga mu wa 4 primaire nkuko yabyivugiye. Avuga yuko uburwayi rero yari arwaye abumaranye imyaka 26. Imyaka 26 urwaye ntago ari imyaka mike bro. Imyaka 26 urwaye kandi uburwayi bwawe ubukorana ubugendana man, ngiye mpamya yuko ntago ari buri wese wapfa ko bishobora. So mu minsi yashize rero Clapton yaje arwara ariko mu buryo bw'ibanga nyine bashatse kugira prive ntibashaka kubikira hanze. Wenda umuryango wo hafi, wenda nka Mary we, Peri wiwe, abana be, umugore we yashatse, wenda n'inshuti za hafi nizo zizi ko wenda Clapton arwaye, ariko nk'abafana bamufana ntago bari bazi ko Clapton arwaye. Kandi mwanabonaga ko nyine YouTube yiwe bagomeza kwa uploadinga ibiganiro cyangwa se amafilime bakomeza kubikora, ndetse n'andi makampani Clapton Kibonke yamamariza n'ubu ntago yahagaze, yakomeje kwamamariza nkuko ari munyakazi. So mu gihe cyashize rero murumva nkuko ndagiye mbikomozaho yaje kurwara, ariko arwara uburwayi yari amaranye iminsi abugendana, arumva kuva P4 kugeza uwageze none ahangaha, urumva ko ari uburwayi bwari bumaze igihe kinini cyane bro. Buriya uko ubona buri muntu wese agenda aba afite ubuhamya bwe. Buriya Clapton Kibonke nawe afite ubuhamya nkuko mu buhamya bwe yabukubiye mu mvugo ngo icyaremwe gishya. Buriya Clapton mubona ni icyaremwe gishya kubera yuko Clapton yarazutse. Uwo muri uyu mwaka birashobora koko twari kuba turi mu marira y'akababaro, ariko turashima Imana ko Clapton Kibonke yayivuje aza gukira. Mu minsi yashize rero nkuko mwagiye mubyumva yaje kujya kurwarira, yabanje kujya kwivuza aho yari asanzwe yivuriza mu nce za Remera muri prive. Noneho aho ngaho baza kuma transfer bamworera CHK. Ageze CHK aho ngaho mbere gato yasubiye inyuma gato aho ngaho yari arwariye muri prive, bafashe ibizamini bye basanga Clapton Kibonke inkorora afite cyangwa se gucika intege cyangwa se kuruka, basanga bituruka ku ndwara yafashe ibihaha. Abaganga rero nta kintu bakoze, baravuze ati rero twebwe nta kindi kintu twakumarira, twakuvura none ejo ugakira, ariko n'ubundi ukongera ukarwara. Ibyiza reka tukoreza ahantu bafite ubushobozi burenze ubwacu. Mu by'ukuri rero aho ngaho baje kumutransfer Faisal. Ageze Faisal abaganga urumva bamwitayeho nkuko yaraje afite transfer, kandi indwara yari arwaye ko abantu barayibonaga ari indwara ikomeye cyane. Hanyuma rero bamwohereza hariya Faisal. Ageze Faisal bamuha rendez-vous ko agomba kubarwa amasaha 48 umuntu atazi yari na amasaha menshi cyane. Mu by'ukuri rero Kibonke baje naho yageze Faisal baramupima basanga naho arwaye indwara y'ibihaha, ariko igihaha kimwe cyarangiritse ku byo kidashobora kuvurwa, ikindi ari kizima. Barareba rero basanga nta yindi operation bamukorera usibye kumukora surgery, hanyuma icyo gihaha kimwe bakagikuramo, then ubuzima bwa Kibonke tugakomeza kumubona, tugakomeza kubana nawe. Hanyuma rero bidatinze baje kumwohereza muri aho bakora surgery, aragenda nyine baramubaga, banje kumubaga bamukuramo igihaha kimwe asigarana ikindi. Mu by'ukuri ni inkuru Clapton yishimiye kuko nawe yatangaje avuga mu kiganiro yakoze kwa Sabi, yavuze yuko mu gihe cyose yabayeho muri iyo myaka yose atigeze yishima
na gato, kuko yabonye umugore, abona abana, abona amafaranga, agura imodoka, arubaka, ariko aravuga ati uko mbona gutya sinigeze ndya inkoko, sinigeze icyo nifuza, kubera ziriya ndwara nyine urumva indwara yari arwaye ntabwo yamwemeraga kurya. Ariko yavuze ko ubu ngubu nyine ashima Imana, aho Imana igejeje ikora turayishimiye. Nuko rero Karabutoni aza kuva mu ibagiro, deni ikihaha nyine bagikuramo. Ubu ngubu rero ari mu buzima busanzwe. Karabutoni turamubona umunsi ku munsi, turamubona mu macano menshi, turamubona muri Ngenzi Comedy. Mbega njye ndabyishimira cyane, kubera ko njye nkimara kumva ko yarwaye numvise mbabaye cyane. Ikindi nawe yari abyipostingiye kuri IG we, avuga yuko surgery yagenze neza, abantu bose baruhuka umutima, abantu bashima Imana, baravuga ati Imana ishimwe kubw'igikorwa gikomeye yakoze. So guys, ngenda ngira ngo mbabwire rero, buriya umuntu aberaho kugira ngo abere abandi isomo. Urumva Karabutoni ejo bundi mu kiganiro yakoreye kwa Sabe yaravuze ngo amafaranga, amazu meza, imodoka nziza, amamoto meza, imyenda myiza, icyubahiro ugomba abantu cyangwa se usaba abantu, ibyo byose nta kintu bimaze kuri iyi si. Ikintu gifite ubuzima cyangwa se gifite umumaro ni ukubana n'abantu amahoro. Ndagira ngo nkubaze, se wowe ubanye neza n'abo muri quartier? Ese muri societe tubamo ubanye nabo gute? Mu kazi ukoramo ubanye gute n'abakoresha bawe? Mu mihanda ugenda abantu bakubona mu muhanda bakubona gute? Ese abantu baza bakugana bagusaba serivisi runaka bakubona gute? Icyo ni kibazo bagakwiye kwibaza. Ese abantu bashonje, iyo utambutse ku muntu ashonje akagusaba ntihagire ikintu umufasha, ubitekerezaho iki? Cyangwa se bikwigisha iki? Iryo ngiryo ni isomo. Karabutoni rero yaravuze ati ibyo byose tubona kuri iyi si, amazu maremare, imodoka nziza zihenze za Vewiti, Range Rover, yavuze ko biriya byose nta kintu bimaze. Urumva biriya nta kintu bimaze. So nuvuga ngo rero kuri iyi si hari igihe ubona umuntu akitarakaza, afite imodoka, afite ibiki, afite amakampani, urumva ugasanga ashaka gukandagira abantu, rubanda rugufi. Bro, isi ntisakaye, none ni njyewe, ejo ni wowe. Twige kubana mu mahoro. Amahoro aruta byose bro. Urumva ntitinze cyangwa se ntizinya mu magambo, Karabutoni yakomeje kuvuga yuko ari mu kwiseta yatekereje umuryango we wa hafi. First of all yatekereje abana, atekereza umugore we, atekereza papa we na mama, atekereza n'inshuti za hafi. Ariko cyo yibanzeho yaravuze ngo abana banjye nindamuka mpfuye, abana banjye amashuri bigaho bazakomeza bayigeho? Ahashyiraho question mark, kubera ko wenda yarafite amafaranga makeya, ariko nanone amafaranga yaba afite ntabwo yakwishyurira abana, kubera ko abana be biga ku bigo bihenze. Urumva aravuga ngo aratekereza ati ese umugore wanjye azabaho gute? Ibyo ngibyo nyine ni ibintu ugomba gutekereza nk'umuntu muzima, kuko umuntu muzima atekereza nyine urugo. Mu by'ukuri rero Karabutoni Kibonke yaravuze ngo ikintu yatekereje muri we, yari gutekereza abana be. Akavuga ati se Mana, nindamuka mpfuye Sabe azaza gufata ikiganiro, azaza gukora live streaming nayo ubwo kode amapassword yahise abishyira kuri email y'umugore. Avuga ati nyine wenda ninapfa iyo email yawe uzajya kuri email yawe ukureho amapassword ya channel yanjye, kugira ngo wenda niba live streaming bazakora wenda izava udufaranga tuzagura abana uniform. No kuri kw'Imana Karabutoni yaranshimisha. Cyakoze Imana arakoze bro, Imana arakoze kuba yarakugaruye. No kuri byaragahinda gakomeye cyane kurwara, kandi Karabutoni Kibonke aracyari mutoya pe. Imana gusa turashima Imana ko yabanye nawe mu burwayi bwawe. Imana mw'ijuru ihabwe icyubahiro. Karabutoni Kibonke rero yavuze yuko we n'umugore we ni abantu bakunda gusenga Imana, sibyo? Burya twebwe
hari igihe mubona abasitari bagenda ukagira ngo nta igihe cyose bagumya bagenda mu kazi, ugatekereza ko nta mwanya bagira wo guharira Imana ngo banze bagende biyunge n'Imana yabo, bagira ibyo babwira Imana ati Imana hari ibyo tudashoboye, waduhaye ibi n'ibi ariko n'ibi ngibi biracyari kubura, gira icyo ukora. Mani bagira umwanya basipendinga ku Mana, bakagenda bagashima, bakayisaba, Imana igakomeza gukora ibyo igomba gukora. Hanyuma rero Karabutoni Kibonke yavuze yuko mu gihe cyose yarwaye yize kubaho muri iyi si. Yavuze ko nta buzima atabayemo, ubuzima bwo kubaho nta mafaranga afite, ubuzima bwo kubaho nta kintu na kimwe yishingikirije. Ibyo ngibyo birashoboka kuri Karabutoni Kibonke. Icyo nshimira Karabutoni Kibonke noneho kirenze uko njye namutekerezaga, yaravuze ngo nubwo ngubwo nari ndwaye meze gutyo, narandikaga nk'ubwo burwayi bwose. Yashoboraga kwandika kuko yavuze yuko akunda kwandika nijoro, akava saa 2 cyangwa saa 4 yicaye kugeza mu gitondo bro. Urumva hari amavideo twagiye tubona, amafilimi yagiye yaploadingwa. Mu by'ukuri Karabutoni Kibonke arwaye, Karabutoni Kibonke we yivugiye ko hari amafilimi yagiye setting, yagiye bagiye recordinga cyangwa se shoot zabo bazifata. Karabutoni aryamye mu modoka atabasha guhaguruka, bagakina episode imwe, barangiza akamuzanira imodoka ngo tugiye gukora set ya kabiri, akabaga mugende akajudginga nyine ibyo akareba akaverifya n'ibyo bakoze koko kari byo yabahaye. Mu by'ukuri yavuze yuko hari aho yageraga umubiri ugacika intege, atabasha gukora, atabasha guhagarara. Urumva ko Karabutoni Kibonke yarageze ahantu hakomeye cyane. Mu by'ukuri Karabutoni Kibonke mana cyakoze Imana iri kwihera umugisha. Jewe wenda ntago urambona nanjye nkobona gutyo, ariko Imana yo mwijuru ijye guumugisha bro. Ikiganiro watanze kwa Sabe ngiye cyagize ahantu kinkoma, sibyo? Karabutoni Kibonke navuze ngo ibi bintu byose mubona, amazu, imodoka nziza, imiryango yo kuvukira mu miryango myiza, biriya byose ni zero. Ahubwo icyambere na mbere ugomba usabwa ubanye gute na bagenzi bawe. Urumva? Nuko rero Karabutoni bavuye kwa muganga, agiye mu buzima busanzwe, dore ko yafashe igihe kingana n'ukwezi aryamye mu rugo. Hanyuma rero manager we cyangwa se company yamamarizaga ya Mysol baje kumuhamagara, baramubwira ati uri ready kubyo twajyana i Rubavu? Karabutoni Kibonke aravuga ati kubera urumva yari amaze iminsi arwaye no kwezi kuri atarashira, avuga ati yes I'm ready. Urumva? Baragenda, ariko mbere yuko agenda yabaga yica nko mu rugo akabaza umugore ati ubundi ndacyarwaye, ndacyari mu bitaro, ese mbona gute? Urumva nyine bagatebya. Noneho aza kujya he mw'icyo kiraka cyo kwamamaza i Rubavu. Ahageze yumva ibintu byose arabyibuka ko nyine yumvaga yuko mbega yarakimeze nkaho akiri mu bitaro. Yumva ibintu byose kugenda byibuka, aravuga ati uburyo bwenge bwanjye bwo gukora sha. Urumva? Hanyuma rero Karabutoni Kibonke atashye abona ko kuri konti hageze amafaranga avuye ha muri zo companies, muri company yamamariza, abana bamuhembye. Aravuga ati uburyo bwanjye buracyakora handa, ndacyari muzima. Nuko rero Karabutoni akomeza gukora cyane kugeza amagingo yanga. Rero Karabutoni nta kibazo afite, turashima Imana ko Imana yabashije kumugabanyiriza umusonga. Imyaka 26 urwaye ntago ari imyaka mikeya, ni imyaka myinshi cyane umuntu wese atapfa gukora. Nuko rero Karabutoni Kibonke aratashye agera mu rugo nyine akomeza kuba mu buzima busanzwe. Ubu ngubu ni umusore, ni umugabo ushima Imana, dore ko mu minsi yashize n'ubundi bibarutse umwana wa gatatu. Imana mwijuru yabwa icyubero ko nawe amaze gukora, amaze kujya mu ruhando rw'abagabo rw'abapapa bakomeye cyane. Imana mwijuru ishimwe. Nuko rero Karabutoni nibyo ngibyo twamuvugagaho. Ndagira ngo ingingo umuntu wese turakura subscribe, making sure ko wakoze subscribe, sibyo? Iyi content yacu twebwe ni ukuvuga ku bantu, tukabavuga ibintu byagiye bibaranga, ibintu byahindura abantu bagiye inspiring abandi bantu. Urumva? Abo ngabo nibo tuvugaho.
hanyuma mu nkuru twagiye dukoraho byibuze nawe ugakuramo akantu kamwe kakagenda kakakubaka wenda imitekerereze yawe igahinduka. Niba ari waranze gukora akazi ukareba ikiganiro cyacu kumva twavuze ku muntu wakunze gukora cyane akagera abona amafaranga akabasha kumutunga, bro ndakwingiza kugira ngo ukore subscribe, usharinge ibiganiro byacu n'undi muntu wese muturanye ufite smartphone. Jya mubwira ati ese wari ubizi Nyaho TV show ni televiziyo cyangwa se ni channel itugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ku bantu bagiye babibyamamare cyangwa se abantu bagiye bakora ibintu by'inspiring abandi bantu. Urumva Karabutoni Kibonke rero ngubu ari mu buzima busanzwe nk'ubwo turimo, wenda nubwo hari byahindutse ku buzima bwiwe, ariko turizera ko Imana izakomeza kubana nawe ikamukomeza kumutiza imbaraga muri iki gihe tumufite. Reka tubanze tumwereke urukundo, mugende munyarukire kuri Karabutoni Kibonke, mukore subscribe kuri IG we Karabutoni Kibonke, mukore mu following n'izindi social media, haba Twitter, haba Facebook, haba TikTok. Mugende mukore subscribe cyangwa se mu following, aho ugomba gukora subscribe uyikore, aho ugomba gukora follow uyikore, hanyuma ubuzima bukomeze, dukomeze kubana nawe mu gihe Imana ikimutije, akomeze kudusetsa, akomeze kuduhereza ibintu byiza, akomeze kuduhereza ibintu byinshi cyane twakuramo isomo. Ariko mbere yuko ngenda, please inyarukira kuri Karabutoni Kibonke urebe filime yatangiye gusohora avuye mu bitaro, Icyaremwe Gishya. Ariko mana ushimwe himbazwe kuko Kibonke yavuye kwa muganga, ubu ngubu tukaba turi kumubona nk'icyaremwe gishya. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, amen. Mu by'ukuri njyewe biranshimisha. Karabutoni Kibonke aravuze ati biriya byose nari mfite nta kintu byari bimaze. Urumva areba Kibonke wo kuva afite amezi 9 mu nda mama we amutwita, areba Kibonke akimara kuvuka kugeza ubwo yavuye ku mwaka umwe akageza ku myaka 10, iyo ndwara ikamufata ntibashe kumuhitana. Urumva hanyuma muri iyo myaka 26 ishize akajya kubarwa, akivuza bikanga, akajya kuba kugeza ubwo ajya gukorerwa surgery. Man yaratekereje avuga ati ndi Icyaremwe Gishya, mba narapfuye, mba naribagiranye, sima nkiri kuri iyi si. Aravuga ati Mana mba Icyaremwe Gishya, amera nk'umuntu uvutse mushyashya, amera nk'umuntu tugiye twabona ubu ngubu tutari dusanzwe tuzi. Gusa Imana ishimwe ko burya n'abasitari bazi Imana. Biba byiza burya yuzi Imana, ukaba uri umusitari, ukaba ushoboye gukora, ukaba uharanira iterambere, biba byiza cyane. Nukuri Karabutoni Imana yo mu ijuru ikomeze kumuturindira, ikomeze kumurindira abana. Imana yamuhaye abana 3, ikomeze kumurindira umudamu Imana yamuhaye, ikomeze kurinda ababyeyi be ndetse n'inshuti ziwe za hafi. Imana yo mu ijuru ikomeze kumugirira neza. Ngiye cya kiganiro akore kwa Sabe, ngiye ari ibintu byinshi cyane nagenda, wenda ntibyafashije ibyo ntabwo byari kumfasha byose, ariko hari utuntu tumwe nagiye nkuramo, utuntu tumugisha, utuntu tw'umumaro, utuntu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Nukuri hari igihe mujye mubona abasitari bagenda bakagira ngo ntabwo abantu bafite bahurira n'Imana, ariko burya nibo bantu ba mbere. Kuba umusitari sava, kuba usenga ni byiza, ariko yigize umwanya uharira Imana, ega Imana nayo iva mu bya ikaza mu bya bro. Niyo mpamvu Karabutoni Kibonke tumufollowinga kuri YouTube, twakoze subscribe kuri channel yiwe Karabutoni Kibonke. Niyo mpamvu tumufollowinga kuri Instagram, niyo mpamvu tumufollowinga kuri Twitter, kuri X, niyo mpamvu tumufollowinga kuri TikTok. Urumva aho ngaho ni umugisha Imana igihe nicisha mu bantu kugira ngo basure channel yiwe, abone ibirayi byo gutunga abana, abone ibirayi byo guhemba abandi bantu. Urumva ariko Karabutoni ako mujye mushishoza namwe. Karabutoni ndeba abantu afite bakina mu muturanyi, bariya bose bakenera ku Koffiande ya Karabutoni, kandi nubwo ngubwo arwaye abantu barakora kandi bagahenga, kandi Karabutoni arwaye. Urumva niba rero umuntu afite, niba umuntu ufite abantu barenga 20 barya uko bavuye iwawe, uruwa agaciro gakomeye cyane.
first of all ugira iterambere ku muturage, ugira iterambere ku gihugu ukomokamo cyangwa se igihugu cyakwibarutse, ugira iterambere mu rugo iwawe, urumva, ukagira iterambere n'Imana ikagenda ishyira nk'imiyaga mu rugo rwawe bro, urumva. Gusa ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kukwagura, ikomeze kongerera ubwenge burenze ubwo ufite, ukomeze wandike amahinamico menshi cyane, byibuze no bazagukomuka bazavuga ati papa mu gihe cyiwe yarakoze, igihe yabonye ntabwo yigeze agipfusha ubusa. Ndagushimiye rero Clapton Kibonke, Imana ikomeze kugira neza, ikomeze kubana nanjye. Iyi ngiyi ni channel yitwa Nyayo TV Show. Kura subscribe tike twibanira 5/5, amakuru utabanyane hano ngenda ajya nyazana uyabonera hanga ku gihe, kandi nabasezeranyije yuko buri munsi saa 12 z'umugoroba buri munsi mugomba kubona video kuri Nyayo TV Show y'umuntu runaka wabaye icyamamare, cyangwa se ku muntu wakoze ibikorwa by'ubutwari, cyangwa se ku muntu ufite ibintu by'inspiringa abandi bantu. Imana yo mwijuru ikomeze kubagirira neza. This is Nyayo TV Show.